Hello guys, ubu ngiye kubereka kode ebyiri z'ingenzi. Hari abantu usanga bakoresha simukadi zibaruye ku bandi bantu, wowe ukabaho utazi ko hari umuntu ukoresha simukadi ikwanditseho. Wowe uri kureba iki kiganiro kanda subscribe, ukande na like mbere yuko dukomeza. Iyo kode rero ufata telefone yawe ugakanda akanyenyeri 125 urwego, ugakora kuri yes, ugahitamo ikinyarwanda cyangwa icyongereza, ugahitamo rimwe kureba nomero zikwanditseho, ugahitamo rimwe indangamuntu, urugero wenda rimwe. Urabona izi ni simukadi zinyanditseho. Iyi simukadi rero kuzisiba ufata telefone yawe ugakanda akanyenyeri 125 urwego, ukora kuri yes, ugahitamo rimwe ikinyarwanda cyangwa icyongereza. Kabiri, kwandukuza nimero, ugashyiramo irangamuntu cyangwa se hano kuri kabiri ugashyiramo niba ari pasiporo. Nomero y'icyangombwa ni irangamuntu. Ngizi nuza nomero zimbaruyeho. Hano hasi uhita wandikamo nomero ushaka kwiyandikuzaho, tayari igahita ikuvaho. Ibi impamvu nshatse kubibabwira, hari abantu baba bafite amadeni muri banki batabizi. Umuntu akaba akoresha simukadi yawe akayifatiraho ideni kuri mokashi, wazajya gushaka serivisi muri leta ugasanga bakuripotinze muri CRB ko ufite ideni rya banki, kandi ari nta deni wigeze ufata, byarakozwe n'umuntu wakoreshaga simukadi yawe. Kugira ngo umenye yuko hari ideni rya banki ufite, ufata telefone yawe, ugomba kuba ufite amafaranga kuri baranse, ugakanda akanyenyeri 707 urwego, uraza ugahitamo hano handitse credit status, kamabereke neza credit status. Bashyiramo rimwe hano, ugahitamo niba ari kuri on screen cyangwa se niba ari on SMS, ariko mu buryo bwiza ni on screen. Ibi rero iyo ubishyizemo bahita bakwereka niba ufite ideni rya banki cyangwa se niba ari nta deni ufite. Wowe uri kureba iki kiganiro cyangwa se ukibonye bwa mbere, kanda subscribe ukande na like kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro by'ubutaha.